Uwiteka abahereza umugisha mwebwe dukunda kubana mu ijambo ry'Imana, kamabwire ngo Uwiteka bishimire kandi abagirire neza kuri uyu munsi udasanzwe, ndetse namwe mutwereka ko mudushyigikiye mu byo dukora. Imana ibahereza umugisha. Amazina ni Karekezi Olivier, tugiye kubana mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mbega n'ubuhanuzi budasanzwe kuko iminsi turimo ni iminsi igoye, ni iminsi abantu bacitse intege, ni iminsi abantu bakutse umutima, ariko reka nkubwire ngo ntabwo Yesu yazanywe no gukura abantu imitima, ahubwo yazanywe no gusana imitima y'abamwiringiye bose. Ndashaka kuguha itangazo rivuga ngo ijambo Imana yavuganye nawe nta muntu uzigera arihagarika, kandi umugambi Imana igufiteho ni muremure cyane. Icyo usabwa ni ugukiranuka no kwemerera Imana, ibindi ukabyihorera. Icyo ni cyo Imana igushakaho. So mwebwe mukunda gukunda Impuhwe z'Imana TV, reka mabwire ngo mbahaye ikaze kuri aka kanya kugira ngo twumve ubuhanuzi budasanzwe Imana iduhaye kubwira ubuzima bwawe. Birashoboka uri kunyura mu bintu bigoye, birashoboka ufite intambara n'amakuba, ufite ibigeragezo, ariko uyu munsi nje kukubwira ngo Imana irahari kugira ngo igire icyo ikorera ubuzima bwawe. Reka nkubwire ngo ntabwo uzaseba kandi ntabwo uzakorwa n'isoni nuba uri kumwe n'Imana, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndashaka kuvuga iki nawe ku buzima bwawe: nugendana n'Imana ugakura ishimwa mu bigawa, Imana izaguhereza umugisha. Mbega icyo uzasaba cyose Imana izagikora. Rero shitsa umutima hamwe utuze, Imana irahari, iteze amaboko kugira ngo umuntu wese uza imugirire neza cyane. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Uwiteka agambiriye ku buzima bwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho 6, turahera ku murongo waho wa mbere. Bibiliya iravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati: dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akure igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Arabasubiza ati ye ndaje. Nuko barajyana. Bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka, aherako atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Twongereho Zaburi ya 12. Zaburi 12 murongo wa 6. Biravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ni Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana harandi mahirwe izanye ku buzima bwawe. Birashoboka mahirwe ya mbere yaranze, birashoboka mahirwe ya kabiri aranga, ariko harandi mahirwe Imana y'amahoro izanye ku buzima bwawe. Dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa, baramubwira ngo databuja, turakwinginze aho tuba imbere yawe hatubereye hatoya, turakwinginze twemere tugende ku Yorodani, buri muntu wese ateme igiti. Arangije ngo arabemerera ngo bagende. Barangije ngo baramubwira ngo ariko emera kujyana n'abagaragu bawe. Elisa ngo arangije arabemerera ngo barajyana. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo bagitema igiti, ngo umwe muri bo intorezo ye irakuka. Imajije gukuka ngo igwa mu mazi, imaje kugwa mu mazi iribira. Ngo arangije ngo arataka cyane. Muri uko gutaka abo bari kumwe nta
n'umwe wari ufite ubushobozi bwo kubasha kugaruza iyi ntorezo. Ngo ariko agitaka wa muntu w'Imana ngo aramubaza ngo mbese ubaye ute? Ngo aramusubiza ngo intorezo yanjye irakutse igwa mu mazi. Icya kabiri yari intirano. Biravuze ngo Elisa ngo arangije ngo atema igiti, ngo akimara gutema igiti ngo agishinga mu mazi, ngo ya ntorezo izamuka hejuru. Ngo ikimara kuzamuka hejuru ngo irareremba. Ngo arangije aramubwira ngo rambura ikiganza uyisingire. Ngo arangije arambura ikiganza arayisingira. Birashaka kwerekana iki? Uyu mugabo yaratatse abo bari bari kumwe naco bamumariye. Abo bari bari kumwe ntabwo bari bamwitayeho, kuko niyo bamwitaho naco bari kumumarira. Ngo ariko gutaka kwe Elisa aramwumva. Ndashaka kuvugana nawe iki? Iyo uri gutaka uri gusenga Imana, Imana igibasha kumanuka ikumva gusenga kwawe. Birashoboka watakira abana b'abantu nta kintu na kimwe bakumarira, ariko dufite iturufu imwe niyo gutakira Imana. Iyo utakiye Imana iramanuka ikakumva. Uyu mugabo arataka cyane, ngo arataka cyane. Ngo ariko Elisa aramubaza ngo mbese ubaye ute? Reka mpanurire ubuzima bwawe. Ntabwo nzi biri gutuma utaka muri iki gihe, ntabwo nzi biguteye ubwoba, ntabwo nzi bitumye ujyana umutima kure, ntabwo nzi bitumye wiheba, ariko nje kukubwira ngo Yesu Kristo wa Nazareti arahari kugira ngo akugirire neza cyane. Arahari kugira ngo ahembure ubuzima bwawe. Dusohoye mu minsi igoye, dusohoye mu minsi iruhije, abantu benshi bari kubwirwa amagambo menshi akabaca intege, ariko nje kukubwira ngo Imana irahari ngo igire icyo ikorera ubuzima bwawe. Nje kukubwira ngo Imana irahari kugira ngo itabare ubuzima bwawe. Wikangwa n'izo ntambara ureba. Hari Imana ikwegereye kugira ngo ihembure ubuzima bwawe. Hari Imana iri mu ruhande rwawe kugira ngo ikugirire neza. Ngo uyu mugabo arataka cyane, ngo Elisa arangije aramwumva. Imana ishimwe. Birashoboka intambara uri guca murabona sigoye, birashoboka ibigeragezo uri guca murabona biragoye, ariko ndashaka kuvuga Imana igibana natwe. Intambara zabaye intambara ikaba mu ruhande rwacu. Ndashaka kuvuga Imana igikasoringa imigambi y'abadayimoni yaragize ikemeza itegeko ryayo. Reka nkubwire ngo iyo ufite icy'agaciro cyose Satani ageze akaciba, ariko turashima Imana ko iyo twegereye Imana ijya ibasha kutugaruza ibyacu by'agaciro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo uyu mugabo ngo arimo atema igiti, ngo intoreze irangije irakuka igwa mu mazi iribira. Reka mvugane nawe, ubundi ikintu kibira ni ikintu gifite imbaraga, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu mbega gifite uburemere cyane. Ngo kiribira kijya hasi, ariko iki kitari cy'agaciro ntabwo gishobora kwibira. Bishaka kuvuga iki? Hari igihe Satani aza akibicina Imana igambiriye gukora ku buzima bwawe, cyazakugira umuntu bitewe n'uburangare ugize. Ariko turashimira Imana y'amahoro, kandi Imana ijya igaruka ikatugaruza ibyacu by'agaciro. Uyu mugabo intorezi imajije kwibira, we yumvishije ko amahirwe arangiye, we yumva ko ubuzima bwe burangiye, ariko ntabwo yari azi yuko abona ko birangiye hari icyo Imana yari igiye gukora. Abona ko birangiye ni Imana ihera kigakora igitangaza. Ngo Elisa aramubaza ngo ubaye ute? Turashima Imana y'amahoro igize ikatubaza ngo mbese ubaye ute? Mu minsi y'ibigeragezo, mu minsi y'amakuba, Imana ikazi ikatubaza ngo ubaye ute? Bibiliya yatubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni Uwiteka avuga. Ndashaka kuvuga ku buzima bwawe. Imana igiye kwihagurukira. Hari ibimaze igihe kinini bitumye wiheba, hari ibimaze igihe kinini bitumye utaka, hari ibimaze igihe kinini bitumye ntacyo ubasha kugeraho. Ahari iyo ndwara itumye wiheba, ahari uwo mubabaro utumye wiheba, ariko ndashaka guhanura ubuzima bwawe ngo izo ntambara uri gucamo hari Imana igiye guhaguruka ku buzima bwawe. Wireba ngo ibihe biragoye, iyo ushakanye Uwiteka umwete ajya abasha kuza akakwiyereka. Iyo ugendanye n'Imana ntabwo ijya igukoza isoni. Iyo ugendanye n'Imana iraza ikabana nawe. Iyo ugendanye n'Imana ikora ibidasanzwe. Bibiliya yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, rasite poli ya sharama, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene,
ndashaka kuvuga ku buzima bwawe ufite intambara, ufite ibigeragezo. Hari ibisawa abadayimoni banyase, hari ibisawa abarozi banyase, hari umugisha wawe wapfuye. Yego wararambagijwe, ubukwe bugiye kuba bupfa nawe utazi uko bupfuye. Yego ufite indwara irakugoye, yego urababaye wowe uduteze amatwi aho uherereye mu mpande zitandukanye. Ariko nje kukubwira ngo hari amahirwe Imana izanye ku buzima bwawe. Birashoboka uri kubona naho yaturuka, ariko ndakubwira ngo hari amahirwe Imana izanye kugira ngo ikugire neza cyane. Mwama dutabare cyane, Imana idufashe cyane. Nkubwiye ngo hari amahirwe Imana izanye ku buzima bwawe. Bibiliya yatubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, ni Imana ivuze ngo irahagurutse. Turashima Imana y'amahoro ko Imana yacu ihagurutse, ntabwo igiza guceceka. Imana yacu ihagurutse, iraza ikagira ibyirangiza. Imana yacu ihagurutse, hari uburwayi ikirangiza. Imana yacu ihagurutse, ihaguruka ije gukora ibidasanzwe. Imana yacu ihagurutse, ihaguruka ije gutabara. Ndashaka kuvuga ku buzima bwawe, Imana igiye kwihagurukira kuri icyo kigeragezo cyawe, kuri izo ntambara zawe. Imana igiye guhaguruka nirangiza ikugirire neza. Imana igiye guhaguruka nirangiza ibane nawe. Isezerano yakubwiye ko itazagukoza isoni, yakubwiye ko izagendana nawe. Ariko igihe ugeze mu gihe ubona ko Imana icecetse, ugeze mu gihe ubona ko Imana idagihari, ariko nje kukubwira ngo Imana yacu irahari. Yageze muri Zaburi 53 yavuga ngo ariko Imana yacu izaza n'izaceceka. Ndashaka kuguheresha ijambo rivuga ngo ntabwo Imana iri buze guceceka kuri uko gutaka kwawe, kuri ayo marira yawe, kuri ayo madeni yawe, kuri icyo gisuzuguro cyawe. Ntabwo Imana iri buze guceceka. Ijambo Imana yakubwiye Imana izarisohoza. Nguriya mugaragu wari kumwe na Elisa ngo arangije arataka, abo bari kumwe ntacyo bari kubikoraho, ariko kuko Elisa hari. Haleluya, Imana ishimwe. Dufite umuntu tuvugira, dufite umuntu ubasha kutuvugira. Reka mwe ngo aho utagera Imana yacu igihe hatugerera, yarangiza ikatugirira neza, yarangiza ikaba mu ruhande rwacu. Yesu adutabare cyane ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. None ndahaguruka ni kuwiteka avuga, ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ntabwo nzi biguhagaritse umutima, ntabwo nzi bikugoye, ntabwo nzi bitumye wiheba, ntabwo nzi bitumye wiganyira, ariko ndashaka kuvugana nawe. Yaravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Yaravuze ngo ntabwo ari ibibi ni amahoro, ni ukugira ngo mbareme imitima y'ibizabahame. Ndashaka guhanura ubuzima bwawe. Izo ntambara ufite ntacyo zizagutwara. Nubwo uri gutaka muri iyi minsi ya none, ntabwo nzi biri gutuma utaka, ntabwo nzi biri gutuma wiheba, ntabwo nzi, ariko icyo nzi nicyo Imana yacu igira neza. Kandi iyo yaje gutabara igibasha kuza gukora ibikomeye. Ngo uyu mwana w'umuhanuzi arataka, ngo arataka kubw'intorezo. Ikindi cya kabiri ngo yari n'intirano, ngo arangije arataka. Ngo ariko Elisa umuntu w'Imana aramaza ngo mbese ubayite, reka mvugane n'ubuzima bwawe. Ntabwo nzi biri kuguca intege, ntabwo nzi bikugoye, ntabwo nzi bitumye uhangayika, ntabwo nzi bitumye uhagarika umutima, ariko nje kukubwira iki wikuka umutima. Ijambo Imana yakubwiye, iryo jambo Imana izarisohoza. Ngo abana b'abahanuzi barasanga Elisa, baramubwira ngo databuja, aho turi imbere yawe hatubereye hatoya, none turakwinginze twemerere twigire kuri Yorodani, buri muntu wese muri twe atema igiti yiyubakire. Imana ishimwe. Ntabwo nzi ibyo wagerageje kubaka, ariko Satani akivanga mu mahirwe yawe. Ntabwo nzi ibyo wagerageje gukora, ariko Satani akivanga mu mahirwe yawe. Ariko nkuzana ubuhanuzi buvuga ngo hari amahirwe Imana izanye ku buzima bwawe. Birashoboka imyaka yatambutse wategereje ikirere cyo gutabarwa uracibura, waratatse ubura umuntu wakumva, waratatse ubura umuntu wakugirira neza. Ariko ndashaka kuvuga Imana ihindura ibihe, ndashaka kuvuga Imana ikora ibidasanzwe, ndashaka kuvuga Imana yacu igisanga umuntu yihebye yarangije ikamugirira neza cyane. Umwami dutabare cyane. Ngo Elisa arangije ngo aramubaza ngo bayute. Ndashimira Imana y'amahoro. Imana yacu ibasha kutugirira neza, Imana yacu ibasha kutwitaho. Aho umuntu atakugirira neza, Imana ikugira neza. Ndashaka kuvugana iki nawe, nabwiriye
iriya ntorezo nta muntu n'umwe ari kubasha kumenya aho irengeye. Birashoboka bari bahabonye ariko nta muntu ari kumenya ngo iherereye hagana he. Ariko Elisa nk'umuntu w'Imana amenya neza aho iri, ngo atema igiti, ngo akimara gutema igiti ngo agitera mu mazi, ngo ya ntorezo irazamuka. Ndashaka kuvuga n'iki nawe, umuntu yapanga plan ku buzima bwawe ejo akihinduka, ariko Imana yacu, oh my God, Imana ishimwe cyane, nabwo igibasha gupanga plan zayo ngo zipfe. Icyo Imana yakugambiriyeho kigomba gusohora. Icyo usabwa, girira Imana icyizere, girira Imana icyizere. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta kintu Imana na kimwe yigeze ivuga ngo gihere. Ahubwo icyo usabwa, izera Imana, shaka mu maso h'Imana. Nubwo ufite imibabaro, nubwo ufite ibikugoye, nubwo ufite intambara, nubwo ufite amakuba, nubwo ufite ibiguteye ubwoba, nubwo ufite ibyo uri kurwana nabyo, ariko nje kugutangariza ijambo rimwe. Nubwo uyu munsi uri mu buzima ubona ko budafite ishusho, uri mu buzima bwo kwizengurukaho, uri mu buzima bugushaririye, uri mu buzima bukugoye, ariko ndashaka kuvuga Imana igizamura umuntu, ndashaka kuvuga Imana ijya yita ku muntu. Uyu mwana w'umuhanuzi nta wundi yatakiraga, yaratatse ati ukijishano, ariko Elisa arangije aramubwira ngo bayute. Ndashaka kuvuga Imana tujya dutakika twumva. Nkunda kubwira abantu ngo wahamagara telefone y'umuntu ugasanga iri user busy, cyangwa ugasanga indiri compose, ariko yufashe umwanya ukegera Imana, telefone y'Imana ihora update kugira ngo itwumve. Iyo uciye bugufi ugasenga Imana irakumva, iyo uciye bugufi ukegera Imana ijya yumva gusenga kwawe. Ndashaka kuvuga n'ikina, humura shikama, shira umutima hamwe, uko gutaka kwawe kugiye kumva. Yobu 5:1 baravuga ngo hamagara noneho hari uwagusubiza. Birashoboka igihe cyo gusubizwa n'iki, birashoboka igihe cy'ubutabazi n'iki, birashoboka igihe cyo kubona Imana n'iki, birashoboka igihe cyo kugirirwa neza n'Imana n'iki ngiki. Wirebe iminsi uhagazemo ngo wihanure ngo uzapfa, wirebe igihe uhagazemo ngo wirebere muri iyo shusho. Oya, Imana yikurebera muco yakuvuzeho, Imana ikurebera mu byiza gukorera, nabwo Imana ikurebera mu bibi. Icyo nkubwira muri aka kanya, nabwo nzi biguhagaritse umutima, nabwo nzi izo ntambara ziguhagaritse umutima, nabwo nzi ibyo bigeragezo biguhagaritse umutima, ariko nzi neza ko ijambo Imana yavuze izarisohoza ku buzima bwawe. Yesu adutabare cyane, byo kukuvuga ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe, iryo jambo Imana izarisohoza. Icyo usabwa, girira Imana icyizere, girira Imana icyizere. Imana ijya yumva gusenga, Imana yacu ijya yumva gusenga, yarangiza igakora mu izina rya Yesu. Icyo usabwa, emerera Imana, shaka mu maso h'Imana, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Ntabwo izo ntambara za Rutiki Imana ikuvugaho, ntabwo ayo madeni ya Rutiki Imana ikuvugaho. Oya, icyo Imana ikuvugaho ni ikintu kidasanzwe. Uyu mwana w'umuhanuzi nta wundi muntu yari gutakira, nta wundi muntu yari kubwira, ariko amahirwe bafite nuko bajyanye na Elisa. Kandi Elisa ni umuntu w'Imana. Reka mvuga n'iki nawe, iyo uri kumwe n'umuntu w'Imana, ukaba uri kumwe n'umuntu wasizwe, ukaba uri kumwe n'umuntu Imana ivugiramo, ntuzigere utinya, ntuzigere ukuka umutima. Uwo muntu aba ari iruhande rwawe kugira ngo abashe kugusengera, kugira ngo abashe kukwingingira Imana, kugira ngo abashe kukubwira Imana ikugirire neza. Icyo shaka guhanura ubuzima bwawe, humurashitse umutima hamwe. Wivuga ngo amahirwe ya mbere ngo yaranze, ngo aya kabiri aranga. Nabwo ibyo Imana ibireba. Icyo Imana ireba nicyo yavuganye nawe. Ijambo Imana yakubwiye ijya ibasha kurikurikirana, yarangiza ikarisohoza. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Dawidi ngo ari kumwe na Yonatani, ngo bari inshuti magara, bari inshuti zakadasohoka. Ngo igihe kimwe kigeze, ngo Yonatani abwira Dawidi, aramubwira ngo yewe Dawidi we, nyemera dusinyanye yuko nimba umwami uzagira ab'inzu yanjye neza, nawe warangiza waba umwami ukazagira ab'inzu yanjye neza. Biravuga ngo igihe gishize, ngo hanyuma ngo Yonatani aza gupfa, ngo amajije gupfa Dawidi aza kwima ubwami. Ngo Dawidi arangije aravuga ngo nta kirema kizigera ngo gikandagira mu bwami bwanjye. Imana idutabara. Ngo ariko igihe kigeze, ngo aza kwibuka yuko hari indahiro yagiranye na Yonatani. Ngo arangije aravuga ngo ese hari umugaragu waba uri hanze, ngo umugabo bita Siba. Ngo arangije arinjira, ngo aramaza ngo ndahari databuja, hanza ngo mbese nawe wo mu
urubyaro rwa Yonatani wasigaye ngo mugirire neza. Ngo arangije aragenda, ngo ageze hirya gatoya ngo asanga ahantu mu itongo hari ahantu umuntu we yarubatse akazu k'agashitingi, mbega yabaga mu buzima bugoye bitaga Mifibosheti. Ngo yari yararwaye cyane, yari yararemaye, yari ikimuga. Ngo arangije Simba aragenda ibwami, ngo ageze ibwami abwira Dawidi ngo namubonye ariko yararemaye. Ariko Dawidi ngo yibuka neza isezerano yagiranye na Yonatani. Ngo arangije aravuga ngo genda umuzane. Ngo baragenda bazana Mifibosheti, ngo barangije bamugeza ibwami. Ngo Dawidi arangije aramubwira ngo uhereye uyu munsi tuzajya dusangira ku meza. Mifibosheti ahabwa agaciro gutyo. Ndashaka guhanira ubuzima bwawe. Nubwo uri mu buzima ubona ko nta muntu ukuzi, nubwo uri mu buzima ubona ko nta muntu wamenye ibyawe, ariko hari Imana ikurikirana ubuzima bwawe uko bwije n'uko buceye. Imana idutabare cyane. Ndashaka kuvuga n'iki nawe, shikamo tuzo umutima. Ijambo Imana yakubwiye, iryo jambo Imana izarisohoza. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe nta mwana w'umuntu uzagihagarika. Bibiliya yatubwiye ngo abana b'abahanuzi babwira Elisa, bambwira ngo databuja twemere tujye kuri Yorodani. Uyu munsi ndashaka kuvuga n'iki nawe, ufite ibyo wagakoze ariko hari dayimoni ukubwira ngo nubikora bizafeyaringa. Ariko ndashaka kukubwira ntabwo twaho umwuka w'ubwoba, twaho umwuka wo gushira amanga. Tinyuka kuko Uwiteka arakwemereye. Noneho birashoboka ushatse visa, uyishatse igihe kirekire warayibuze cyane, kandi urasenga nta kutagira, urataka kwabwira Imana ngo kora, ariko urashaka biranga, birapfa bigafeyaringa. Iyo ni dayimoni yafunze ubuzima bwawe. Ariko uyu munsi ndavuze ngo hari amahirwe Imana izanye ku buzima bwawe, kandi aya mahirwe izanye nta muntu uzigera n'umwe ayitambikamo, kuko ari cyo kintu Imana iguhamagarira. Icyo mubwira ni iki, wikontororwa n'iyi si ahubwo kontororwa n'ijuru, kuko ari Imana igambiriye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Imana ikomeze idufashe, kandi Imana ikomeze idutabare, Imana ikomeze itugirire neza cyane. Ese mwene data, imisi wicayemo yego ni imisi igoye, ni imisi ubabaye, ni imisi uri gutaka ariko wabuze n'umuntu wakurengera, ni imisi ufite ibigeragezo, ni imisi ufite intambara, ni imisi ufite ibikugoye. Nuko uyu mwana w'umuhanuzi yatatse akabura n'umwe wamwitaba, ariko Elisa ngo aramubaza ngo bayute. Ndashaka kuvuga n'iki nawe, yuri kumwe n'Imana ukagendana n'Imana, ibintu byose bikugoye Imana irazi ikabyivangamo, byarangiza bigashoboka. Mwereze itangazo rivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Imana ishimwe. Musi umwe nigeze mbona Imana, cyari igihe kimwe ndi gusenga, nari ndyamye, nari mfite ideni ringoye cyane riruhije. Ndasenga mbwira Imana ngo Mana ni wewe wenyine ushoboye kugira icyo ukora. Nanjye nari naratatse, narahamagaye Imana, ibintu byaranze. Ndasenga, maje gusenga bigeze mu masaha ya saa 9 z'ijoro, maje gusenga ijwi ry'Imana rirambwira ngo byuka. Ndabyuka, rirambwira ngo sohoka. Ndangije ndasohoka, maje gusohoka rirambwira ngo ugiye kugenda, hari umugabo urasanga ahagaze ahantu ku muhanda. Uyu mugabo uri bubuze kubona, ugenda uhagarare gusa, hari icyo ndi buze gukora. Ndangije ndagenda, majije kugera aho hantu nsanga uwo mugabo uko Imana yamumbwiye niko ameze. Hanyuma uwo mugabo arangije arambwira ngo Imana yambwiye ngo ninze magarare hano kuri uyu muhanda, hanyuma umuntu uri buze yambaye gutya muhereza amafaranga. Nefite ideni ringwe ry'ibihumbi 30. Arangije arayampereza. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ninje Mana yishakiye igitambo kubwo kunyegera no gusenga, nawe nkwishyuriye ideni. Uwo munsi wa none shima Imana ko inyishyuriye ideni. Mbona Imana igenda, nacyo ikintu bivugiye niki, wowe girira Imana icyizere uko gutaka kwawe. Nubwo ubona nta muntu uri kukumva, nubwo ubona ko nta muntu uri kukubona, ariko Imana iri kukubona. Nubwo ubona ko nta muntu wakwita kugusenga kwawe, ndashaka kuvuga Imana ijya yita kugusenga k'umuntu. Bibutse ikintu kimwe, Imana ikubwira ibintu biri vibrate ariko yabikora bikajya sonore. Uyu munsi Imana ikukubwira ibintu abantu batazi. Uyu munsi Imana ikukubwira amasezerano abantu badahari, ariko ndashaka kuvuga iki nawe, Imana izagutungura, igutabara abantu bose babireba bamenye ko wizeye Imana. Uyu mwana
muhanuzi nta wundi muntu wari kumugirira neza, nta wundi muntu wari kumuhesha iriya ntorezo. Ariko Elisa mu gutaka kwe, oraside bonekitaibo, mu gutaka kwe Elisa arangije ngo aramubaza mbese iguye hehe? Mana ishimwe. Ndashaka kuvugana ikina icyo usabwa, ereka Imana aho bipfira, wicika intege ngo nukubona ngo ubuzima bwanze, ngo nukubona ngo nadepoje, ngo namaze igihe kirekire ndepoza ngo byaranze, ngo naradepoje, ngo nashatse akazi ngabo twiganye barakabonye. Abona igihe cyabo, naho hari igihe cyawe. Icyo usabwa n'ukwemerera Imana, ibindi Imana izakugirira neza, ibindi Imana izakora ku buzima bwawe. Ijambo ryatubwiye dusoza ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Ntabwo nzi bitumye usuhuza umutima, ntabwo nzi ibikugoye, ariko Imana usenga, ariko Imana wizeye, reka nkubwire ni Imana ikora. Hari igihe umuntu akuka umutima bitewe n'amagambo abwirwa n'abantu, abantu bakaza bakakubwira ngo urapfuye, ngo urarimbutse, ngo ntuzabo. Ibyo turabikasorinze. Icyo Imana yagusezeranyije ni ukuzakugirira neza. Icyakora avuze ngo uzaba mu masezerano nta mpamvu uwazakorwa n'isoni, ariko uyagumamo azabona Uwiteka Imana. Ndashaka gusengera ubuzima bwawe. Ntabwo nzi bikugoye, ntabwo nzi intambara iri gucamo, ariko icyo usabwa girira Imana icyizere, Imana izakugira neza. Ibyo biguteye ubwoba birekere Yesu. Ibyo ubona ko nta cyerekezo, Imana yazikabiha icyerekezo. Ibyo ubona ngo Mana ngo ibise ngo waza, Imana izabiha umugisha. Icyo usabwa wowe ni ukwemerera Imana igakora mu buzima bwawe. Ikindi cya kabiri, wajya ugira ikibazo ugapfukamira Imana. Yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, musanga ahantu hataraba, dore imiruhira abagoye, dore urusaku rubaruhije. Ngwino ahantu hataraba, usenga Imana, uce bugufiya, uhamagara Imana. Imana izakumva, Imana izakugira neza, Imana izakorana nawe. Yavuze ijambo rivuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Nimba wizeye ko Imana muri aka kanya igiye kuguha amahirwe nawe, ukongera ukabona umugisha wawe, ukongera ukabona amahirwe yawe. Hari ingendo zawe zafeyarinze, hari ibyawe byafeyarinze, ariko uyu munsi Imana iduhamagaye ngo tukubwire ngo ibyawe byapfuye bigiye gukunda, umugisha wawe wanze ugiye gukunda. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvugana iki nawe, girira Imana icyizere. Icyo Imana yasezeranye ku buzima bwawe, Imana y'amahoro izagisohoza. Ibyo bikura bitumye umutima uhagarara, ibyo bitumye wiheba, nibyo Imana ihagurukiye. Umugabo bita Yabesi ngo asobanukirwe izina rye. Yabesi bisobanura agahinda, bisobanura ngo namubusaye mfite umubabaro. Yabesi yari afite izina ribi, ariko amajije kwisobanukirwa ngo abwire Uwiteka ngo Uwiteka we ngo nyagurire imbago, kandi ukuboko kwiza kwawe kujye kumbaho. Icyo usabwa, banza wisobanukirwe, umenye agaciro ufite mu maso y'Imana. Numara kumenya agaciro ufite mu maso y'Imana, uzamenya uburyo cyusengamo. Iyo umaze guhishurirwa Imana ko muri kumwe, ntabwo ujya upfa gutaka, oya, kuko Imana ibiri mu buzima bwawe ngo iguhumurize, ngo igukomeze, ikubwire ngo ihangane. Naho igiti cyatemwa, orasite pariafo, kizongera gishibuka. Nubwo uyu munsi abantu bagutaye bakavuga ngo uzasema, bakavuga ngo uzakorwa n'isoni, nge nzanye itangazo rivuga ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ikurwanirira iracyahari, Imana iri mu ruhande rwawe iracyahari. Wikangwa n'ibyo uri kumva, wikangwa n'ibyo uri kubona. Iki Imana ivuze ku buzima bwawe ni ukukugirira neza. Iki Imana ivuze ku buzima bwawe ni ukugutabara. Ngo Abisiraheli bavuye muri Egiputa, ngo bageze ku nyanja, ngo inyuma hari Farawo, ngo hirya hari imisozi, imbere hari inyanja. Ariko kumva ijambo rivuga ngo Uwiteka arabwira ngo mwitinya, mwihagarare gusa murebe agakiza uyu munsi Uwiteka ribazane. 14 akavuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Nubwo ubona ko nta nzira, nubwo ubona ko nta cyerekezo, nzanye itangazo rivuga ngo ahatari inzira Imana igiye kuhaca inzira. Aho ubona ko bidashoboka, Imana igiye kubyemera bishoboke. Uko gutaka kwawe kugiye kubyara ubutabazi, uko kwinginga Imana kwawe kugiye kubyara ubutabazi bukomeye cyane. Nubwo wari uri mu buzima bwo hasi, ariko hari Imana igizamura umuntu. Yazamuye Dawidi akaba umwami avuye mu ishyamba. Nawe urahari ngo ikugirire neza, wikihemukira, wikigirira nabi. Imana irahari ngo nawe Imana ikugirire neza. Ubwo buzima urimo ntabwo ari bw'Imana,
ishaka kuzahoramo. Oya, ntabwo ari uzahora ubabaye, ntabwo ari uzahora urushe, ntabwo ari uzahora uremerewe. Hari Imana igize ikatugirira neza. Muri iyi byarandika aravuga ngo uri Imana ihindura ibihe. Reka nkubwire mwene data, Imana yacu ijya ihindura ibihe. Ibyari ibihe by'umubabaro ikabigira ibihe by'umunezero, ibyari ibihe by'agahinda ikabigira ibihe byo guseka. Hana yari ari mu bihe by'umubabaro, yari mu bihe yatatse akabura uwamurengera, ngo ariko igihe kimwe arangije ashima Imana. Reka nkubwire ngo umuntu w'Imana aratungurana. Dawidi aravuga ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Hari impundu zigiye kuvuga ku buzima bwawe, hari impundu z'uko ugiye gutabarwa, hari impundu z'uko ukize iyo kanseri, hari impundu z'uko ukize iyo diyabete, tapifo stasinigra, hari impundu zigiye kuvuga yuko ibyo bihombo wagize Imana itazongera kwemera kugira ibihombo. Hari impundu zigiye kuvuga iyo peni umaze igihe kinini wiruka wabuze, hari impundu zigiye kuvuga ko Imana igize icyo ikora ku buzima bwawe, igiye gukora abantu bakagaruka. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusengera ubuzima bwawe, ndashaka kugusengera mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Imana y'amahoro izi kugire neza kandi kwiyereke cyane, igutabare ubuzima wicayemo. Reka nkubwire ngo Imana yacu irahari kugira ngo ikugirire neza. Ahubwo wowe witwaye ute? Mu gihe urimo witwaye gute? Aho nucitse intege, aho nurambitse ibyo gusenga hasi, aho nucitse intege ngo namuke. Petero biravuga ngo ari mu nzu y'imbohe, iryo joro Herode buri buca akamwica, ngo abitoro barushaho gusenga, ngo marayika w'Imana aramanuka, ngo amajiye kumanuka, ngo akomanga Petero. Petero yari yihebye, yumvaga ko byarangiye, yumvaga ko byarangiye bari bumwice. Ariko ndashaka kuvuga iki ku buzima bwawe? Aho wumva ko byarangiye niho Imana ihera igakora. Aho wumva ko nta mugisha ni Imana itangira umugisha. Aho wumva ko bitangiye ni Imana izikavuga ngo noneho ngo Uwiteka hari icyo ndemye. Ndashaka kuvuga ku buzima bwawe, nubwo ubona uyu munsi hari impuha nyinshi cyane ziri guhinda ku hirya no hino, ariko ndashaka kuvuga ngo ita ku cyo Imana yakubwiye kuruta uko wakita ku cyo abantu bavuga, kuko niwita ku cyo Imana yakubwiye nicyo kizaguhishurira icyo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwawe. Reka mbisubiremo, niwita ku cyo Imana ivuga ku buzima bwawe nicyo kizaguhishurira icyo Imana ivugana nawe. Mbibutse ko ntabwo Imana ikorera aho idutegeka kuva, Imana ikorera aho itujyanye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yabwiye Aburahamu ngo va usiga ibigirwamana by'iwanyu, numara kubisiga ugende aho nzakwereka, no nzaguhera umugisha. Icyo bisabwa gira aho uva ugere n'aho ujya, aho ujya niho Imana izakorera. Kuko aba bana b'abahanuzi ntabwo Imana ari gukora ahantu hari hatoya, ntabwo yari kuhakora ngo ariko bajya kuri Yorodani. Bageze kuri Yorodani Imana ihakorera igitangaza. Imana ikorera kuri tere, abantu bahari kugira ngo nako Imana ikora. Imana la sipalasi de bonne chandoma, Imana igikorera kuri tere kugira ngo abakureba bamenye ko Imana ikora. Nari nkubwiye ngo Imana igutegeka kuva ntabwo ari Imana igutabarira, Imana igutabara igutegeka kujya. Imana ishimwe cyane. Aho umvira Imana izi kugirire neza cyane uko gutaka kwawe. Ikibazo dufite abantu bari gusenga bakarira ariko gukizwa byarabanani. Mwene data icyo mvugana nawe, gerageza ukizwe, wanga ibyaha n'ibisa nabyo. Numara kubyanga Imana izakugirira neza, Imana izagutabara, Imana izazigusobanura ubuzima bwawe. Wowe wakisobanura ukisobanura uko utari. Imana ishimwe cyane. Wakisobanura ukisobanura uko utari, wakisobanura ukisobanura bitewe n'igihe wicayemo. Ariko reka Imana izigusobanure uko gutaka kwawe, reka Imana izigusobanure uko kubabara kwawe, reka Imana izigusobanure. Ndashaka kuvuga ku buzima bwawe bavuzwe amagambo menshi, bakwisamaga amazina menshi, ariko n'igihe wicayemo. Ariko Imana nkorera igiye kukugirira neza, Imana nkorera igiye kukuzamura, ikugira udasanzwe wikangwa n'imisi turimo. Imana itegeka igihe nuyubaha, Imana ishimwe, ugakora ibyo gukiranuka, Imana izakwemeza batakwemera. Nukiranuka ukegera Imana, ayo marira yawe uko gutaka kwawe nabwo izakwirengagiza. Icyakora nujya mu byangwa n'amaso y'Imana, Imana izakwirengagiza. Ariko Imana nabwo igiterana abayishakana umwete, ngo abayishakana umwete nibo bajya babasha kuyibona. Ngo uyu mwana w'umuhanuzi kubwo gutaka kwe gutuma Elisa amubaza ngo bayute, ngo ateme igiti agitera mu mazi, ngo intore zirazamuka. Akiri ibyawe byanyazwe n'abadayimoni, akiri ibye byishwe n'abarozi, akiri ibyawe pesiti tando masiregre, akiri umugisha wanyazwe na Satani, kuko yaravuze ngo nzabashumbusha iby'inzige n'uburimana kabungu byariye. Iyo ni Imana yabivuze. Ibyawe byagiye uyu munsi byakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka nsengera ubuzima bwawe. Ese uriteguye nawe ngo Imana igutabare kugire neza? Mama, ayo marira urira Imana irayareba.
ayo mariro urira, ayo masengesho usenga abantu batabona, Imana ibasha kuyareba. Kandi Imana yareba ntabwo yatesha agaciro. Warucitse intege, warukutse umutima bitewe n'ibigeragezo urimo, bitewe n'intambara urimo, ariko reka ngusengera Imana. Imana yamahoro ikugire neza cyane. Ese uriteguye ngusengane nawe? Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none hari icyo Imana igiye kugukorera kigiye gutungura abantu bose, bakamenya ko gutaka kwawe kutari ukubusa. Reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'amahoro, zina ryawe rihabwe icubahiro. Sengeye buri muntu wese waruneze amatwi aherereye mu mpande zitandukanye. Hari abari bafite intambara zibagoye, hari abari bafite amakuba, ariko ndasenze mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutware. Mana, reka ubagirire neza, Uwiteka Nyiringabo. Hari abari gutaka ku manywa na nijoro, hari abababaye, hari abaruhijwe n'ibigeragezo, hari abafite indwara, hari abafite amadeni, ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo Data ubagirire neza, ubiyereke, uwigaragarize Mana, kugira ngo uyu munsi wa none Data umuntu wese uri buze gukurikira iki kiganiro reka ahabwe umugisha, nawe yacira impinduka. Shanoto periasido bene shalawire dry. Reka gukomera kwawe kuwe ku buzima bwabo, abari babuze ikerekezo cy'ubuzima bwabo. Mana, reka ubahereze ikerekezo, abari babuze ubutabazi Uwiteka, reka ubahereze ubutabazi ngirigaba Imana. Abari bafite imitima ihagaze bitewe n'ibisobumba, abari biyebye biganyire, ndasenze Uwiteka Mwami Imana, kugira ngo bagire neza Uwiteka, ubiyereke gukomera kwawe. Mana, buri muntu wese uneze amatwi reka umuhereze umugisha, kandi kubw'iki kiganiro Data wa twese ugikurikirana wese, ndatura guhindurirwa amateka, ndatura umugisha w'Imana ukomeye. Urakoze kuko wumva gusenga, urakoze kuko Imana ikoze ibikomeye, urakoze kuko Imana igitanga amahirwe. Nanjye ndagushimye kubw'imirimo myiza ukoze, nanjye byambaje Imana Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Uwiteka abahereze umugisha kandi abagire neza, nakagaruka. Ciao ciao, shalom shalom.